Niba ushaka kubaho ubuzima buyobowe n'Imana, ubuzima wishimiye burimo amahoro, ubuzima bwubakiye ku mwami wacu Yahusha, iyi video ni iyawe. Ushaka kuba uri umwe muri babandi babyuka mbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose bagafata telefone zabo bagascrollinga bareba ibidafite umumaro kuri social media, warangiza ukabyuka ugakora gahunda zawe za mu gitondo, ukajya mu kazi, umunsi ugacaho undi ukaza, bigahora bityo, ariko ugasanga nta mahoro ufite, urababaye, urihebye, ufite agahinda, ntiwishimye kandi ubona ntacyo utakoze. Uzi ikibitera? Nukuri kure y'Imana. Ariko nuhindura ugahindura gahunda zawe, ugashyira Imana imbere, akaba ariyo ushyira imbere y'ibintu byose, uzabona impinduka mu buzima bwawe, uzubaka umubano wawe n'Imana, bituma Imana nayo iza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uyu munsi rero muri iyi video tugiye kuganira ku bintu byatuma wubaka umubano wawe n'Imana, bigahindura ubuzima bwawe. Nubitangira uyu munsi aka kanya urabona impinduka ku buzima bwawe. Nongeye kubaha ikaze kuri The Way Series, aho twatangiye urugendo rwo guhugurana, tugashyigikirana, tugakomezanya muri iyi nzira, muri ibi bihe bya nyuma. Ikintu cya mbere rero ugomba gukora ubyutse ni ugufata iminota mike ugasoma ijambo ry'Imana, byibuze ukiha intego, ukavuga uti buri munsi ngiye kuzajya nsoma chapitre imwe, warangiza ugasenga, ukiragiza Imana, ukaragiza umunsi wawe Yahwa, ugashinganisha abawe. Ugafata ifunguro rya mu gatondo rifite intungamubiri kandi ridahumanya. Icyo nacyo ni ikindi cyigisho tuzaganiraho, kuko hari ibyo Imana yadutegetse kurya n'ibyo yatubujije. Ibyo rero nibyo byerekana ukunda Imana, kuko ni itegeko yaduhaye. Iyo uyishyize imbere y'ibintu ibyo ari byo byose, ukanubahiriza amategeko yategetse, uba uyikunda, uba uyubaha. Muri Matayo niho tubona umufarisayo wagerageje Yahusha, aramubaza ngo itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe? Nawe aramusubiza ati, ukundishe Yahwa Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Matayo igice cya 22 umurongo wa 37. Ibyo rero nibyo bizahindura ubuzima bwawe. Mara umwanya mu ijambo ry'Imana, kuko niho tuvuganira n'Imana, niho tumenyera ibyo dutegeka, ibyo twigisha. Ijambo ry'Imana niryo rituyobora uko tugomba kubaho. Umunsi wawe ujye utangizwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byawe, ni umucyo umurikira inzira zawe. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Timoteyo 2 igice cya 3 kuva ku murongo wa 16. Iri jambo ry'Imana rero twakagombye kuryubaha cyane, kuko ni ibyahumetswe n'Imana, bitwigisha, bikadukosora iyo tunyuze mu nzira itariyo, bikanatuyobora mu nzira nyayo ikwiriye umuntu w'Imana ushyitse ukora imirimo myiza. Niba wihebye, ubabaye, nta cyizere cy'ubuzima, umuti ni ijambo ry'Imana, niryo rizaguha amahoro. Si ukurisoma gusa, ahubwo ni ukurisoma ugakora n'ibyo rivuga, kuko nta kintu kitari mu ijambo ry'Imana. Imibereho ya muntu uko agomba kwitwara, uko agomba kubaho, ubundi ibintu byose bikubiye mu ijambo ry'Imana, kuko niho dusanga iby'Imana ikunda n'ibyo yanga. Uhitamo rero gukora iby'Imana ikunda, gendera mu mategeko yayo, ntugire na rimwe wica, aho uzaba ubaye umuntu w'Imana ushyitse. Muri iki gihe cya none rero usanga abantu bubahiriza amategeko amwe n'amwe, andi bakayica. Kandi wavuze ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ni nawe wavuze ngo mujye muziririza isabato, ni nawe wavuze ngo ntimukarye ingurube, ndetse n'andi mategeko. Iyo ukora bimwe rero ibindi ukabyica, ntabwo uba wubashye Imana, ntabwo uba ubaye umuntu ushyitse, ntabwo uba wubahirije amategeko y'Imana. Mugomba rero guhumuka amaso, mukamenya isi tugezemo, mugatungwa n'ijambo ry'Imana. Mu gitondo ukubyutse mbere yo kujya kuri social media, ndabashishikariza kujya mubanza
mugasoma ijambo ry'Imana, kuko social media ni ikiyobyabwenge. Ntugatume rero kikuyobora, ntukarusheho kuyigaburira amaso yawe, kuko nayo iri mu bikujyana kure ndetse n'ibituma umubano wawe n'Imana ukura. Uwo mwanya Imana rero nayo irawushaka, irawukeneye. Ni Imana ifuha, yishakira umwanya, kandi binkubwiye nubitangira, nubikora aka kanya, ubuzima bwawe buzahinduka, uzabona impinduka ku buzima bwawe. Ushaka kwibaza uti se ndasoma Bibiliya mpereye hehe? Biba byiza iyo uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, ariko ukiha intego buri munsi, ukavuga uti ngiye kuzajya nsoma chapitre 1. Wabishobora ukarenzaho, warangiza igitabo kimwe ugafata ikindi, buri munsi chapitre 1. Uzaba uteye indi ntambwe kandi uzabona Imana mu buzima bwawe. Hari Zaburi nkunda buri munsi, inyibutsa ko buri munsi Yahwa agomba kumva ijwi ryanjye. Niyo mpamvu mbashishikariza kugira ngo buri munsi uko ubyutse ujye uha Imana umwanya, usome ijambo ry'Imana, usenge. Imana iba ikeneye kumva ijwi ryawe buri munsi. Yahwa, mu gitondo uzajya wumva ijwi ryanjye, mu gitondo nzajya nerekeza gusenga kwanjye kuri wowe, mbe maso ntegereje. Zaburi ya 5 umurongo wa 4. Iyi Zaburi nawe ujye kwibutsa ko buri mu gitondo buri munsi Yahwa akwiye kumva ijwi ryawe. Ugomba gushakira Imana umwanya, nayo yiteguye kuvugana nawe, yiteguye kukugirira neza, yiteguye kuguha amahoro, ibyishimo, umunezero utabonera ahandi. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yohana igice cya 15 umurongo wa 7. Ibintu byose bituma utegerana n'Imana ubikure mu buzima bwawe. Ibituma utabonera Imana umwanya byose ubikure mu buzima bwawe. Wibuke ko kandi umunsi wahisemo inzira yo guhinduka, Satani nawe ntabwo yishima. Ugomba rero gusaba imbaraga Data kugira ngo agushoboze ubinyuremo ukomeye. Ibyo washyiraga imbere byose ubisimbuze gusoma ijambo ry'Imana. Uko wirukana Satani, Satani nawe azagunga, kuko tutayobewe imigambi ye mibi. Ureke ubushake bw'Imana aba ari bwo bukora ku buzima bwawe. Uhora witeguye, urwana intambara nziza yo kwizera, kugira ngo ibibazo nibiza bisange witeguye. Muhabwe umugisha. Haleluya, muhimbaze Yahwa.